impumuro mbi mu myanya myibarukiro by'umwihariko y'abakobwa cyangwa se igitsina gore iterwa n'iki? Infection zo mu myanya myibarukiro y'abakobwa ziterwa n'iki? Ku bantu batazi infection ni kuriya, hari ukuntu hari igihe kigera ukumva uri gushaka kwishimagura mu myanya y'ibanga yawe, ukumva wakishimagura bitarangira. Noneho impumuro mbi yo iterwa n'iki? So ikaze kuri The Gospel TV, please like, subscribe, share and comment. Tujye kuganira ku kintu gitera impumuro mbi mu myanya myibarukiro y'igitsina gore. Ubundi hari igihe maybe kigera, cyangwa hari n'abantu bagira kwa oderi itandukanye n'iy'abandi. Waba wicaranye n'umuntu ukavuga uti ndapfuye birarangiye kubera impumuro mbi iri guturuka hariya hasi. Ibi ikintu kitera rero akaba ari cyo mperaho. Abantu benshi ntabwo byiza, hari gukura kw'amabacteri abari kuko bacteria ni biri mu bintu bigize ubuzima. Hari gukura rero overgrowth of bacteria, vaginal bacteria, BV nyine bidasanzwe. Ibyo bintu nabyo bitera impumuro mbi. Hari kutagira isuku ihagije, koga wijabagura, koga umwanya umwe, tuvuge niba woza imbere ntiwoga inyuma, biriya nabyo ntabwo ari byiza, bitera nabyo intuza nyine impumuro mbi idasanzwe. Just ukajya wicara n'ahantu ukabanukira, gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ukayikora n'abantu batandukanye. Ibyo bintu abantu benshi ntabyo bazi, uragenda ugapfa kumanukira ngaho ntumenye. Uri agakingirizo karinda abantu ibintu byinshi, sinda gusa, si sida, si izo mburugu, niyo mpumuro mbi ntago yigira. Iyo ukora imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi bagiye batandukanye, icyo kibazo ugomba kukigira byanze bikunze, kuko wahuye n'abantu babyita triggers, penis triggers zitandukanye. Rero izo ngizo zigutera nyine kugira oderi idasanzwe, izi nyine zitandukanye umuntu. Hari abarwara infection cyangwa se bagira iyo mpumuro mbi babikuye ku parteneri. Ubwo ndakeka byari bimwe mu parteneri mwajyamanye, wenda kwa afite icyo kibazo nawe ubwiye nyine nawe akakigusharinga tayari, ugatangira kugira oderi idasanzwe, wajya unyura ahantu ugakirukanka. Nkuko navuze, isuku nkeya abantu by'umwihariko. Hari ukuntu none wambara padi bitewe n'umurimo urimo, ukambara padi igihe kirenze cyagenwe. Noneho nyuma urabizi abakobwa ugiye gukaraba wambaye nyine igihe kirenze igihe cyagenwe, wenda uri no mu rugendo uri guhinga se rubiki, byanze bikunze bigusigira impumuro mbi. Rimwe na rimwe iyo utize nyine kujya wambarira padi wiviremo igihe, ni ikintu kigenda kikaba chronique nyine, ukabaho ufite iyo mpumuro mbi mpaka no kukemuka bikazagorana. Ikindi kintu n'abantu bakoresha ibyahi, ntabwo sinzi niba bagihari ariko barahari byanze bikunze, kuko twese ntabwo dufite ubushobozi bwo affording pad, ariko ugasanga nacyo kirengeje amasaha nyine wanyura ahantu ukavuga ati sura muntu bitebye kukagenderana. Ibyo nabyo biri mu bintu bitera impumuro mbi kandi bigatera n'ama infection, kuko kwishimagura naho kukaza bitewe n'umwanda. Ikindi kintu gitera impumuro mbi mu myanya y'ibanga cyangwa imyanya myibarukiro ni ihinduranya ry'imintuza ry'imisemburo. Hari igihe kigera ukazana n'ururenda runuka, jese atari uko urwaye, ariko bitewe niyo changement y'imisemburo y'amahormone iri kugenda mu mubiri wawe, igihe nyine kikagera ukagira impumuro mbi. Ariko ibyo ngibyo nabyo ni ibintu bikemuka cyane. Ikindi ni ukukarabisha isabune mu myanya y'ibanga. Abantu benshi barabikora bagakora, nta muntu ukaraba isabune mu myanya y'ibanga. Imyanya y'ibanga ikora isuku kwayo, uko ushyizemo isabune noneho ukagenda uyihinduranya umunsi ni igifura, ejo ni give, ejo ni duru, tayari utugira nawe iyo vaginal odor iri chronique cyangwa impumuro mbi mu myanya myibarukiro. Ndetse nuko kwishimagura nako kukaza. Ibyo ni ibintu umuntu uko no kwishimagura ni ibintu bidasigana, kuko umwanda nawe utera izo infection. Rero urumva ni ibintu bitajya bisigana. Rero ukuntu wakemura ibyo nyine, ukuntu wakemura icyo kibazo cy'umuntu uko ukabije, icyambere ni ukugira isuku nyine ihagije. Isuku nanone, koga mu myanya myibarukiro yawe cyane ni bibi, si byiza. Ukabara igihe kiri regular time cyangwa se igihe nyine ukagena igihe, kandi nabwo igihe kitari bukwangize. Ikindi ni ukwambara amasuve
ya koto atanga tumuhumeka, atuma nyine wumva uri flexible, humeka umwuka ukinjira ugasohoka, byose nyine ukumva biri flexible. Ikindi ni ukwirinda kwambara imyenda y'imbere itose, kwirinda kwambara iyo myenda kuko nayo iri mu bintu bitera impumuro mbi, igatera nuko kwishimagura, izo infection zikaza. Ikindi ahandi hagomba kuba isuku no mu matoilette, ari ukuntu ujya muri toilette ukagenda ngenzi story nyinshi z'abantu bagiye bakora infection muri toilette, twahura n'umumama cyangwa se umudamu cyangwa se umukobwa uyirwaye, kujya muri toilette imwe niyo nawe yagiyemo ugahita uyirwara. Ibwirize mu gihe uvuye muri toilette wige kumenamo amazi kubw'ubuzima bwawe, si kubwanyu cyangwa kubw'umuntu muri kumwe, kubw'ubuzima bwawe, kuko infection ni ikintu cyandura kandi irababaza, iraryana pe, iraryana kuko iyi narenze ifite ibindi bintu yangiza mu myanya y'imyibarukiro. Ikindi ni ukumenya gukora imibonano mpuzabitsina ikingiye cyangwa ibyo bita safe sex, ukikingira cyangwa n'umuntu mugiye gukora imibonano mpuzabitsina ukaba umuzi isuku adafite izo infection, cyangwa nyine ukaba uzi ko ari umuntu uri smart, atari umuntu ugenda ajya ahantu hose nyine asabira mu bantu bose ku buryo yagutera nawe icyo kibazo. Ariko ibanga ni gukora imibonano mpuzabitsina ikingiye mu gihe utarabamahiye nyine ngo ugire umu partenaire wawe uri fix, kandi nawe yaba ari kugenda kuko icanima ni ikintu cyabaye rusange mu isi, akibuka kugendana agakingirizo kugira ngo nawe atakwanduza. Ikindi kintu nyine kudakoresha amasabune mu gihe uri gukora isuku ntabwo ari byiza, byo ntabwo ari byiza rwose, habe namba, ntabwo ari byiza kwirinda gukoresha amasabune mu gihe uri gukora isuku. Ikindi ni ukwihanagura neza, igihe urangije gukaraba, igihe ugiye kwambara isuku ukihanagura neza, ugakoresha igikoresho uri kwihanaguza gisukuye ari neza cyane. So niba uri interested, please subscribe, like, share and comment. Thank you so much.